guys nongeye kubasubiza. Iyi ni Zipto wallet igiye kugirana imikoranire na Pi network. Bivuze ko abantu mwamayininze Pi muzamwemerera kohereza mu kwakira kuri DeFi wallet, ngo ni wallet ikora ibijyanye na cryptocurrency. Ngiye kubabwira buri kimwe cyose, ntiwibagirwe gukora subscribe kandi ntufunge no video itarangiye kuko ningira kamera. Zipto rero ni cryptocurrency app, ngo na application yemerewe kuba wakoherezanya mu buryo bijyanye na cryptocurrency, ukaba wakwakira cyangwa ukohereza coin runaka kuri uyu wallet. Iyi rero ni ubwa mbere Pi network igiye kugirana imikoranire na third party. Iyo tuvuze third party ni ibigo bitari muri ecosystem ya Pi. Ubwo rero ibi rero Pi igiye kuba yatanga imikoranire ndetse n'ubunararibonye kuba yatangira kuba yakorana n'izi DeFi cyangwa se izi third party. Rero ahangaha iyi application yo ifite intego yo gukora ubudasa mu bijyanye na transaction, ikaba yakubaka izina, igatangirira kubaka izina binyuze muri Pi network. Aha rero bazakoresha Pi coin muri ecosystem ya Zipto. Zipto rero ni company aho ifite ubushake bwo kuba yasohora roadmap yayo, imikoranire yayo. Iyo roadmap ikazaba irimo n'imikoranire yuzuye izagirana na Pi network. Bivuze ko Zipto igomba cyangwa se yo yamaze gutanga ibisabwa ibihereza Pi community. Ngo iyi Zipto yatanze ibisabwa ibihereza ba nyiri core team ba Pi, ibereka ibyo ikeneye. Ubwo anytime core team izabyemeza bazagirana imikoranire. Pi network igeze muri open mainnet muri 2025 muri uyu mwaka, mu ntangiriro z'uyu mwaka. Zipto izaba ifite ubushobozi nayo bwo kuba yagira payment ikora za Pi, aho abantu bazaba bemerewe kuba bakwakira bakanohereza ku amacoin yabo kuri Zipto. Aha rero bizaba bivuze ko abapioneer bazaba bemerewe kuba bakohereza bakanohereza bakanakira Pi coin kuri exchange, bakaba bagura ibicuruzwa bakabona serivisi binyuze muri application. Ubu ni uburyo bwo kwagura isi y'ikoranabuhanga rya cryptocurrency. Zipto rero roadmap yabo iri mu nzira ikorwa. Bivuze ko igihe runaka iyi roadmap yarangira, bo bategereza ko Pi network nayo open mainnet itangira, then bakaba bagirana integration. Iyi ni imikoranire isanzwe ibaho ku ama exchange menshi ajya agirana imikoranire. Bivuze ko ama exchange yagiranye imikoranire, ikiba gisigaye no kuba habaho kuba abapioneer batangira noneho kuba bafata Pi yabo bakoreza ku macoin kuri izo wallet cyangwa se izo exchange. Ikintu rero ngira ngo mbabwire, iyi Zipto rero ntabwo DeFi, ntabwo navuga ngo uzafata amacoin yawe uyajyane kuri Zipto, ahubwo ugomba gutegereza open mainnet ikaba Pi ikaba ariyo yiyemereza ko ugomba kohereza amacoin yawe kuri Zipto. Guys, ntabwo mbabwiye ngo mugende mwohereza amacoin zanyu kuri Zipto. Icyo mbabwiye ni ukubereka ko Pi itangiye kujyana integration n'ibindi bigo. Ntabwo mbabwiye ngo mugende mufate rwose coin zabo muzijyana kuri DeFi wallet. Iki kintu rwose ndakibabwiye, ntimuzafate coin zanyu ngo muhite muzijyana kuri DeFi wallet. Ibi ngibi kuba babitangaje ntabwo bivuze ko ugomba kwita ufata coin zawe ukazijyana kuri DeFi wallet. Nizere ko mukomeza kumva inama mbabwira. Nshimira buri umwe wese wakoze subscription. Imana ibarinde.